uramungu none asigaye asinzira mana yanjye. Ese turabumva umushyushyu utaryoshye. Biraryoshye ariko nuko ngewe kano gafiriti buriya niyo mpamvu byaryoshye. Kuko agafiriti kurumva karacyashyushye. Aha. Nose turabigenza dute? Wowe kera nabyo ukuramo mpera ibiri. Nanjye sindi butindeyo ndahita nza ubone kujya muri ya gahunda yawe. Nyine ikintu ndi kuvuga wari kubanza ukagenda ukajya kuri wa muntu wa wundi wa mobile money akaguha amafaranga. Urabizi ko mwitsinda amafaranga batemera mu telefone. Okay, si nicyo kibazo. Wa mugabo kuri boutique twe twavuganye ndayama kuri phone yayampaye cash. Nibyo navuga. Ngaho urya rero. Cyenda bizi umusize hano we kurya ntago byaba bigikonza rwose. Ahubwo se umwana ubu biragenda bite? Mwana. Ntago ndi butindeye. Nkuko mbikubwiwe nabyuka mu kanya urihanga n'uwo ntegereje. Umumpera ibiryo nawe. Ibyo rege kimaze kuba ikigabo. Banakibwira ati genda wiyarurire wumva ubunike. Nekaba narangiza nanjye ndagenda mba amafaranga ndahita ngaruka ubone kugenda. Mbore muti. Sinago ninda kandi izi gahunda ufite. Niba mugiye ndiye ndaza nawe uhita ugenda. Wowe ikibazo cyawe bigize muri bari abagore bagenzi bawe. Ntabwo ndi butinde pe. Nuko shari nimurangiza inama. Tuza nta handi hamuciye. Mudati no kuramutse mu bireke. Bara no kuramo bireke. Ko ngiye ngo wasanga nakererewe. Shari ntabwo ninda kandi nyizera. Niyo mpamvu mvuze ngo kabiri ngenda turiya inze nawe tugenda. Nzatubireza ngo tujye rero. Ntabwo dusangiye nta kibundi ngiye mba ndi ngiye gusa. Kandi shaka kurya bisigaye byarakunaniye. Ubundi cyera ko wakundaga kurya byagenze bite? Simbizi ariko niko gukura bimera. Hariya umuntu akora agenda ahinduka. Cyara ahindutse nawe akabya. Ariko urase gutegura imyenda ari bwangu. Ngiye kumutegurira imyenda. Igikoma. Ese kugihoza ntazijya ari bubyikira nabyo ni ibibazo. Abo igihozo nta kibazo. Urakimusukira muhana n'ibiri. Mu gihe araba atarakanguka wowe nawe umaze kugenda ndabamuhoreza. Nanjye ndimo nitunganya. Kugira ngo nanjye usange tayari guhita ngenda. Ntabwo wanjye. Noneho ahubwo njyewe uko ngenda nkura niko ngenda ngira peti. Yabo nanjye nabishoboye ariko ubanza ariko turi gusangira. Urandi njyenyine. Reka n'ikiko kimwe sinabiko kimwe. Ntabwo nicyo mukundira. Ubu bukiri umwana wakundaga kurya nawe baye mugabo aho byihahira biranze. Uko bigenda. Ngaga amafi bitekereza byinshi. Njye noneho burashira njye niyo ngize agatsirese gake. Kuri ubu naturakanije gato nyine ko ntazo neza kumanya bura mita ahubwo aribwo numva nshaka kurya. Barumva narya buri mwanya buri mwanya. Ngo urya kubera ko ufite ibibazo warakaye cyangwa. Umutwe bukora niko n'igifu kiba gikora. Nifite ibibazo no kugenda byibagira. Abareka nzigihari. Nzigihari kuko nyuma yaho sinabibasha. Yego shari wanjye. None se umupangu ugeze he? Nta kibazo na kimwe gihari. Umva uriya mugore wawe cyakora ni inkuba. Ese buri iyo mwicaye mu nzu mwamuzi mute? Iyo uvuze ngo ni inkuba uramuzi cyangwa uramuzi ni imbabura ya? Turekeraho. Umva gira vuba rwose tugende. Reba na murumuna wanjye yararakaye ahita agira umujinya kuko yabonye turi kwikundanira ubu yarohoshye ngo yasubiye i Kigali ngo ntazanagaruka. Ese yarakarwa n'iki? Niba yari kuri deal niba ari deal wari wamupanze yarakajwe n'iki? Urumva nyine yaratangiye kugukunda
ariko nyine tugomba kugira tukagenda nanjye iki cyaro maze kugeza mubwire sibyo ntakubeshye namwe mwaransajije murumuna wawe araje aransajije urumva uzi yuko yatangiye igihe wahereye wanga kumvugisha atangira kujya anyandikishwa ku message agira gute hagira ngo n'urundi rukundo nisoro waratangiye kumukunda ndetse ntamukunda twageze dupanga no gahunda yo kujya Kigali ariko ntamukunda twageze aho noneho duhuza na gahunda yo kuvuga ngo tugiye gukora ubukwe iyo se atabyanga ubu ngubu se Bacyakora reka mubwize ukuri yararakaye yarabyimbye usinanamuhamagara ngo yitabe ntazagaruka nawe nako nanga ukuntu yambara kwirisha byakunaniye koko ariko nshaka ko wirisha kiganisha noneho dushyira ku kiyiko turya ubushobozi sibyo niyo yatwikiyangiza imyanzu reba hano turareba Subire. Okay, nureba se kuzigaza ikigaburira noneho reka nkuzanire igikoma tunywa n'igikoma ariko banza urye n'inyama so mwambwiye ngo ukunda inyama ukunda inyama nta kibazo ariko reka nkuzanire igikoma nicyo cyiza sibyo kizatuma tubaho umuntu ufite imbaraga sibyo tuzana ukuboko umere gutya hano nkuzanire igikoma Geri. 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 Amakui. Amakui. Akagaho kanje karahora. Keri. Jangan mundur. Keri. Keri. Wita kuri gusakuza Ese ngarabwira bari yateshanye umutwe koko sheri wiye umwana ari he? saryamye se Oya. Yari yabyutse ari kurya. niki Yari ni wari uri kurya dore rero ngiye mu nzu. Ngiye kumuzanira igikoma. Ndamubura. N'ubusanzwe ndimo kumushakisha sinzanarengeye. ese koko nzi ko akira atajya asiga ibiryo noneho hari ifiriti Si cyo kibazo.
shiri cyangwa se ubuse mbuze ubwo ibitekerezo ikintu na kimwe ubuse bizaje hano aramufata niyo nakubwira cyane biza wamugana Keri nawe nahamagaye na mama Queen namubaje Keri shikuru mba mfite ubwo Keri nazo ndamukubita ibi bintu byo kuzerera agati ibiryo gutya urasohotse uramubura sheri ndasohotse ndamubura nta mwana ageze mvana hanze se bari gukina bazi ni ukuvuga ngo arabyutse araza ndamugaburira ngiye kumuzanira igikoma sohotse mvuye mu nzu mbona ntaho hari ibiryo biri aho ngaho uziko nayizi ngo nawe ushobora kumutwara kandi ntari mpari wari ubizi neza ko cyangwa akaba akumvise uri ku irembo akaza kureba nta n'uwo duhuye sheri jya kwa Korode urabizi ko iyo atari iwacu aba ari iwanjye ugiye kujya kwa Korode umurebereyo nengeye mu rugo ndetse yaba ari kumwe n'abizi kiri koko ubu ngubu yakijyana kwa Korode mwese ubu turubigenze gute nyine umwana yica ahangaha urabona ko n'ibiryo arabisize iyo agiye keri buransaba uruhushya ntukabona abunga kuriya sheri yagiye ansaba uruhushya ndabizi sheri sheri reka njye kureba mu rugo ubwo turavuga ko ari bizo mutwaye ese watekereza iki kintu nta kindi bizo ashobora kuba amufashe hano cyangwa wenda amwumvise akamukurikira reka ngende ndebe nawe ndebera kwa Korode kugira ngo nze tugire ubone kujya hari ababigiye kujya nta kibazo hano ibintu se kubyinjiza sheri hute mbanze nsige nkinzeho nawe atagira gutyo bakatwiba nahe nanga ukuntu yambara rwose ubuntu bw'ubukabutura bugeze mu kibuno nkibaza ngiye twaba turi no kugendana nkumva nifite n'isoni aya ngambwira rero ngewe uzi ukuntu nabyumvaga mbabarira uriya mugore wamushukashuke umuryoshye aryoshye ewana ubundi wivuga menshi sibyo wivuga menshi ibyo bindekere ngewe arega nubwo agira amahane zibimushobora urumva zibimushobora dore wakuze imyaka tumaranye hano mu rusisiro uzi uko ingana reba igihe tumutoye amahane yahayenda yazo ariko icyo yakunze aba yagikunze buriya nyine arankunda pe arankunda ariko kubera ari ingare agatima ko kumukunda nikaza cyakora waranunguye ubundi ukuntu wiyongoje kubana nawe ahubwo mbwira ibintu uzabitwara gute ariko si ibintu ntabyo uzirukujyana zabimusigire n'ubundi ibikoresho narabiguze byiza bihenze ikintu tuzakora ni ugutwara utwenda nabwo dukeya ese ko n'ubundi nta n'imyenda myinshi ngira hari ikigoyi kirimo imyenda tuzayigura tugezeyo ubundi ahubwo ngiye ubwira ngewe baranashonje ntabwo ari hasi ubu reba nawe yavuye ahangaha ngo agiye mu itsinda nategereje ko azava mu itsinda ngo anateke ibi ikibazo yagiye agumayo ntabwo nzi rero ibintu byabo by'amatsinda uretse ko nyine nsigaye nanga no kumuha amafaranga rega n'amafaranga mba namuhaye ubundi se burazi guteka buriya kenshi iyo namuhaye buriya yirwano rero urumva nanjye nanga kumwereka ko nyine nkeneye kurya ibiryo bye nuko nyine hari igihe nivira ku gasantere niririye amandazi ugahita uzugahita wirambika ubundi nkabyamira ngaha nyine mbwira uzi ukuntu mbaga twabigenza mbaga twapanga tukazagenda muri kiriya cyumweru kuko nyine ibintu byose umaze kubishyira ku murongo gusa n'ibikira ku murongo n'ibikira ku murongo ugomba kubanza ukamushukashuka nyine muri iyi minsi ukajya umwereka ko umwitayeho ukamuha keya
kugira ngo nyine atazatuvumbura kuri uriya mugore bamubona ukuntu agukunda sha azakwizirikaho yamenye n'aho twagiye yahagusanga. Okay. Noneho nangutse sisiteme yo gukoresha muri iyi minsi ngiye kujya mu masengesho kugira ngo utazajya uragaruka. Ngiye kujya mu masengesho kugira ngo yumve ko nyine ndi mu masengesho ibintu byose bigende neza kurumva. Ubundi ujya uvuga ati ndi gusengera urugo rwacu kugira ngo Imana irwubake, ibintu byo kujya duhora turijyana. Gahunda ni iyo ngiyo. Yego umugore. Gahunda ni iyo ngiyo. Ubwo rero byashatse nakwitahira atanasanga hano. Uwo mwana n'ubundi yagiye mu ntuza muri ya matsinda yabo. Irangwa yawe ntabwo umenya aho iturutse. Rero ntabwo umerekeza. Akabiba wicaye. Sha reka nahata nisangira hano. Ariko urajya he? Atasanga hano. Uriya mugore ni isasu. umurane nahamagaye inzego z'umutekano. Sije kuko byagenze bitetanya. Nanjye sinzi ukuntu nakubwiye. Nagiye gusohoka nsanga umwana atagihari. Nta n'umunota umwe nigeze mara mu nzu. Umwana turaza kumubona. Mfashe rumbo. Umwana turaza kumubona. Kuko inzego z'umutekano nabahamagaye barimo gushakisha. Kandi aka gace k'iwacu ntabwo ari kanini cyane, ni gatoya ku buryo umwana ntabwo ari bubure. Yangana umwana turamubona. Ko nta muntu nari mu kiyano, ko nta muntu turakorera ikibi kuko hariya abantu bahemukira abantu atari uko hari icyo babakoreye. Ni abantu babaho, abantu babi nyine bameze gutyo, ariko iyo babahemukira nyine si umwana ariko umuntu wakoze ibi bintu ndamutse mufashe, cyangwa ndamutse mwifatiye ntabwo yanyira. ngiye gufata inzira ngiye indi mihanda yose nshakisha nimba tumuze muri karitsiye wenda wabona yayobye cyangwa undi mwana yamushutse. Ibyo ngibyo ni byo inzego z'umutekano ziri gukora, ziri kudushakishiriza ahantu hose. Nabahaye amafoto, naberetse ibintu byose, barakomeza batureba. nawe wikomeza kureba, komeza. Ngo nukomeza kurira uraza kurwara, mwese mbabaza. bose gushakira no mu kabande. Aho hose inzego z'umutekano twabivuze uko bagiye kuhanyura. Ya. Stop, Mr. Rugamba.
komera Mahoro. makurura ashaye umuntu wari umubajije amakuru agahita atangira utuntu two kwimyoza rero hari igihe ibintu biba bitameze neza mutesi yakunaniye se Nawe urimo kuvuga ngo hari abagore bari hari abagore serega barishimye buriya babona abagabo bahashye bagabanye buriya. Bagabanye mu itsinda. bakagabana se muri ano matariki kubona umwaka utararangira amatsinda menshi agabana mu mpera z'umwaka Amatsinda ryabo rigabana kabiri. ukwezi ko ari byo mba mbyibuka se kubera kiriya gihome nagiyemo porogaramu z'igihugu zimwe na zimwe nagiye nzibagirwa. Reka nkubwire rero. Kagahungu kanjye karabuze. Ibyo wabuze se Wa muhungu wanjye. Kelisi muri iki gihe so umuntu abura undi bigakunda ubundi kwibaza ngo ibyo biba byacanze. Ndi kugenda muri uyu muhanda ndi kureba niba hari undi umutora ariko haciyemo igihe abuze se Jewe nari ndi mu rugo ndi kumwe n'umwana abyutse ndi kumugabura turi kurira hanze ninjiye mu nzu kumuzana igikoma garutse ndaheba ngira ngo kari gukinira aho hafi naramubuze burundu na ntubu. ibyo bintu uko bikomeye ibyo bintu birakomeye uzi ko buriya umuntu yabura inka akihangana ariko nabwo yakihanganamo gake akabura ihene bikaba uko nguko ariko umwana bro umwana ni ikindi kintu none se amakuru akaba avuga iki amakuru avuga ko umwana nese amakuru urumva ari nde wayaguze ko wamugana nimbajije ubusa pole sana kabisa kiriho nyine turi gushakisha nawe nuzagira gutyo ukagira aho umubona uzambwire. Ubu njye nabyinjiyemo cyane nabyinjiyemo kandi ndabizi wowe ugenda ahantu henshi ushobora kubona gutya ari wowe umugejejeho. Ikintu nabikora ariko buri ariko njye byanjye ni mu biciro njyewe ukagaye ubwiza ukuri umboneye umwana nkamubona ko akiriho ukamungezaho ibyo biciro bye ntibyananira. Ari muzima cyangwa ari umupfu? Ari muzima. Okay, sorry. Ntabwo rega nabyo umuntu arabiteguye. Kuvuga ibintu by'urupfu nk'aho ari ibintu ari udukino tw'abana. Kiwe rero ibintu byose mba numva bishoboka mu gihe bitaraba. Ariko iyo byabaye nyine muhitamo icyabaye. Ariko uwo mwana ushobora kumushakisha ukakusanya amakuru umuntu wayaguha rero cyangwa ukagera ku mwana ari muzima cyangwa se ari icyo yabaye. Rero byose urabiteganya buriya mu buzima. Ariko njye nizeye Imana ko umwana azaboneka. Iyo Imana nanjye ndayizera. Ubu ushobora no kumanuka none aha ngaha igakora akantu ukikatisha ahantu umwana ukamubona. Imana yonyine niyo wizeye ko umwana yaboneka. Njye nizeye Imana. Kandi Imana aho turi kumwe. Imana yo yabikora. Ariko njyewe buriya hari ukuntu nanone iyo umuntu yizera Imana cyane adakora ibintu uko byakakwiye ushyiramo n'izindi mbaraga none se urizera Imana ariko humura njyewe icyizere cy'Imana ariko n'ubundi ikirego twamaze kukigeza mu nzego z'umutekano zibishinzwe ubu ngubu barimo kudufasha barimo kubikurikirana ahantu hose barimo kuhajya ubuyobozi bubirimo cyane ubuyobozi bubirimo ni ukuvuga ngo bya bintu uko byakomeye icyo ari cyo cyose umwana yaboneka ubwo kandi buriya reka nkubwize ukuri ubundi aba barushimusi bashimuta abana bagiye babatekereza yuko bazi ubwenge ariko niba hari ikintu nzi kizi ubwenge kurusha n'abo bantu n'inzego zacu bazabatugezaho ngenda bizi ibyo uvuga nibyo nanjye buriya biriya bintu biracyabaho ariko nta kundi nawe ubundi nanjye buriya rega buriya ubuyobozi mbwizeramo cyane ni abantu bakora ibintu ku gihe cyacyo ariko hari n'igihe icyo gihe kinarenga ukomeza ubyizereremo ariko ntabwo nari nzi ko byafashe urwo rwego niko bimeze ubu leta ibirimo cyane iri gukurikirana umunyacyaha iminsi na mukanya banshobora kumva bamaye igisubizo rakabyizere gutyo nanjye niba bari kugendagenda babona baciye hano ku muhanda kubera ko bansabye kwitwara neza no kutarenga imbibi ugasanga batangiye kumbaza ibintu byinshi reka mbe ngiye imbere buriya oya ntacyo ahubwo se ubundi wari kumfasha tugakomeza tugashakisha
kubera ko nanjye bampaye ariko ari kumfasha rega ntabwo ari ibintu binahambaye kugufasha n'ubundi aho ngiye naho hari umwana yahaburira nshobora kujyana imbere ugasanga niho mubonye wowe shakishiriza hariya nanjye mbere hariya nanjye nkomeze yego turahuriye i Roma niko babivuga mu kinyarwanda ariko ukomeze wihangane bana abo bakaritasi ibyo bintu bireze banabafashe banahana babahana bihore njye none mbafashe nanihanira mbere yabo Imana igufashe uzamubone kabisa sawa